agira ngo diki yongera ibe yahaguruka agashaka ngo ahita afatiraho kandi ntibyakura atazi no kunyaza noneho agira ngo umugore ntanyara kandi anyara pe. Hari umuntu muraryamana ukabona ntazi kunyaza? Yego. Icyo gihe se ubwo nk'uwo muntu ubona ari kubikora mu buhe buryo? Urabona nka hariya nyine diki yinjijiramo niho aba arimo aranyaza kama byo tibyirimo shabyore ntago ari byo ugahita ubyutireka nkwigishe neza kuko nicyo cyanzanye. Yego ugafata imboro ukinyaza ukamwika agomba kunyaza. Yego akabikora neza noneho. Ubundi se umugabo wifuza kunyaza muri make ubundi igitsina cye agikoza he? Agikoza kuri rugongo. Yego. Hari abantu benshi batazi gutandukanya rugongo n'imyeyo cyangwa imishino. Ubundi nanjye ntabyo nzi. Ubundi rugongo itandukana he n'imishino? Urabona nyine ahantu imboro ijyamo. Ruguru yaho ni imishino. Iyo uvuye ku mishino tujya kuri rugongo nyine kameze nk'agashyimbo. Yego aho ngaho niho ubundi umugore uba ugomba kumunyaza cyane kugira ngo aryoherwe. Imishina buru yikubita wabanje kuca kuri rugongo ukakubita kuri rugongo umugore yaryohewe cyane arirekura kanyara yanyara rwo tutangira ugakubita ku mishino hose ukubita uzamoromanura umugore akishima akaba yanarangiza nawe ukumvira uburyohe bw'igituba. Vava abantu bashobora kuvuga kumva uri kuvuga ngo gukubita ese no gukubitana imbaraga bikorwa mu buhe buryo ubundi? Abantu dukunda ibintu bitandukanye. Yego ari ukuntu buriya ari ukuntu nk'umugore abagore turyoherwa bitandukanye. Ari umuntu wenda uryoherwa uri kumunyaza gakeya ari n'umuntu uryoherwa kumwe wafatishije amavange ngo atangiye kuza akumva ko wakubita cyane noneho yohana ukamukubitira kigashyuha. Yego kigashyuha. Yego ariko ubwo urumva batangiye kuzamo ibindi bintu bivuze ngo kigashyuha bava nyine ari kumunyaza none se nkubwire ari ukuntu wanyaza umugore gake ntaryoherwe kandi ikindi kumunyaza cyane na wanyara cyane arirekura cyane kurenza uko yanyaraga. Yego bava twaye tugarutse ku kintu cyo kuba kurongorwa mu gitondo uburyo kibikorwa noneho iyo ugiye kurongorwa saa sita nko mu masaha ya nimugoroba mu gake yabyo ni ibintu ukora mu buhe buryo? Urumva aho ngaho nk'iyo umugabo avuye nko muri douche saa sita ewana ameze neza hariya nyine umuhobeye kumuhobera imboro ica kuba yahita ihaguruka. Yego ubwo rero nyine mukaryana n'utunwa byose kubadakunda kurya utunwa arabona abonye ubushaka no kugisoma hose akakinjiramo nawe. Ubundi se nta mugabo uraryamana nawe ukamusaba ko yasoma ku gitsina cyawe? Barabikunda ariko nabyo nyine biraryoha ku mugore. Umugabo bishoboye rwose abikorera umugore akamuhakeye nabyo biraryoha. Vava tujya tugaruka mu buryo ki umugore ashobora konka igitsina cy'umugabo none tubwiye ko hari n'abagabo bonka igitsina cy'abagore. Ubundi iyo bigiye gukorwa bikorwa mu buhe buryo? Bitewe n'ukuntu umugabo abishaka. Noneho nka ari nk'ukuntu umugore aba atoroha cyane atoroshyemo nyine iyo umugabo amwonse bituma nawe bwe agira ububobere kuko biraryoha cyane biba bimeze nkaho ari imboro yashyizemo. Yego nyine bikora gute? Akiramo iki? Ururimi akarukoza hese mu gitsina nyine afata ururimi umugabo afata ururimi rwiwe akajya asa nk'urucengeza mu gitsina ko nkodushino umugore ayifite hose nyine. Yego nimugoroba kuba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina mu masaha ya nimugoroba ubikora mu buhe buryo? Nimugoroba nyine urumva tuba turyamye ntangira mujya hejuru atarashyuka nkamujya hejuru nk'amabere nyine nkasa nk'umwikubaho hari naho imborete haguruka nkamwikubaho nkayicaraho nkayonka ahantu hose nkamukirigita mu birenge ubushagara